kwishimira kubana namwe kuri uyu muyoboro mugati w'ubugingo, kandi twizeye ko muri bugubwe neza, muri buhabwe umugisha. Reka dutangire n'isengesho hanyuma dukomeze ikiganiro. Mana, twongeye kugushima umunsi mwiza, tuguhaye icyubahiro. Mana, turaje duhagaze mu ijambo cyangwa se isezerano wahaye Abraham, uravuga ngo nzakugira umugisha. Nukuri muri uyu mwanya turasaba ngo utugire umugisha. Urarenga uravuga ngo ntabwo azaba umugisha gusa, ahubwo uzaba isoko y'umugisha. Turasaba natwe kuri uyu munsi kugira ngo utugire isoko y'umugisha kuri benshi, utugire isoko y'umugisha ku bazumva iki kiganiro. Buri wese uzacyumva azagire icyo akuramo kandi kimubera umugisha. Papa, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Kuri uyu murongo wa 6 tubona uburyo Abisirayeli nyuma bihebye cyane kubera ko ukandamizwa n'Abamidiyani, ariko icyiza nuko havuga ngo bahera ko batakambira Uwiteka. Hariho ibintu byinshi abantu bahura nabyo, cyangwa se bakaba mu bihe by'ibisubizo bagasa nkaho bibagiwe Imana. N'Abisirayeli niko byari bimeze. Imana yabagiriraga neza ikabakuraho ibyago byabo, bakamara igihe bakibagira, ugasanga bahindukiriye izindi mana. Ariko Imana yakoraga ku buryo ingwi bagabiza mu maboko y'Abamidiyani kugira ngo bongere bagaruke. Nkuko natwe rimwe na rimwe hari igihe Imana yemera ikintu kize ku muntu kugira ngo yongere yibuke ya mana ye. Kuko mu migisha yose Imana itanga, mu byiza Imana idukorera, muri byose bishaka cya cyubahiro kigarukire. Iyo rero yabonye kitagaruka, hari ikintu kiza mu buzima bwawe gituma wongera kwibuka ko ari Imana yabiguhaye, ukongera ukayitakambira. Rero nicyo cyiza Abisirayeli bagiraga, nubwo rimwe na rimwe batandukiraga, ariko iyo bahuraga n'ibikomeye barongeraga bakibuka ya Mana yabo bakayitakambira. Kandi nk'uko ijambo ryatubwiye ngo ntabaza ndagutabaka, first of all tubanze dukureho biriya bintu byose bidahisha Imana icyubahiro mu nzu iwacu cyangwa se mu muryango wacu, tukabitwika, tukabisenya mu mbaraga z'amasengesho, tukabisenyesha mu gusenga no kwinginga. Hari ibintu tuba tuzi by'ibicaniro by'abadayimoni se cyangwa se ibicaniro bya Bayali mu miryango yacu, tukabisenya, tukitandukanya na za karande z'iwacu, tukitandukanya na za karande zituruka mu miryango yacu. Icyo nicyo kintu cya mbere Imana yabanje gusaba Gideyoni, iramubwira ngo abanze asenye ibyo bicaniro byo kwasi. Natwe Imana nicyo kintu idusaba, kubanza gusenya biriya byose, tukitandukanya nabyo, tukabyikuraho. Bya bindi bavuga ngo iwacu bimeze gutya, iwacu baraterekeraga, iwacu bakoraga ibi n'ibi, iwacu bimeze gutya. Niba tumaze guhishurirwa Imana, tumaze kugendererwa na marayika cyangwa se kugendererwa n'Imana, iraduhishurira ikatwereka bya bicaniro, bya bindi byose bidahisha Imana icyubahiro, tugafata amasengesho. Uyu munsi ushobora gufata amasengesho yo kwiriza, ushobora gufata amasengesho y'uburyo bwose usenya bya bicaniro cyangwa se za karande z'iwanyu zidahisha Imana icyubahiro. Biriya byose bidukurikirana, bidudindiza ahantu kubera ko bituruka iwacu. Rero nicyo kintu Gideyoni yasabwe n'Imana, kubanza gusenya ibyo byose, abone kujyana ubutumwa cyangwa se gukora misiyo Imana yamuhaye. Imana ko Imana yacu ari ya misiyo. Nishimye yuko yamubwiye ngo hera kuri biriya nyine warugiye gukoresha kwa Ashera. Biriya kubera ko Imana igutoranije uko ungana, ushobora kuba uri umwana muto ariko imbuto zawe zizagaragara nyuma y'imyaka myinshi. Imana ikakugira Dawidi mu muryango wawe, ikakugira umuntu utwara urumuri kubera ko wahagurutse. Kuko nuhaguruka uri umwe, benshi bazagarukira Imana. 27 haravuga ngo nuko Gideyoni ajyana n'abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bereka ko Gideyoni yaratinyutse, yemera gusohoza icyo Imana yamutegetse. Nk'uko natwe uyu munsi dushobora gusabwa n'Imana gukora ikintu idutegetse cyo gusenya kiri mu muryango wacu kidahesha Imana icyubahiro. Bisaba imbaraga z'Imana. Kuba yaratinyutse ni nk'uko uyu munsi hari umuntu ushobora kuba wenda ari umudamu ufite
urugo rutari urwawe niko nabyita, ugasanga afite umugabo w'abandi, Imana ikamutegeka ko aruvamo kuko yatwaye umugabo w'abandi. Biba ari icyemezo kitoroshye, ariko akabikora kuko Imana yabimutegetse. 31. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cye. Imana rero ifite imbaraga zo kwivugira. Icyangombwa nuko wowe Imana iguhagurutsa nka Gideon ugacika Yerubali, ibimenyetso bikagwira mu buzima bwawe, bigatuma abantu bahitamo Imana yawe. Sahacireho kwirwanirira. Icyo dusabwa no kumvira, dusenge tugasaba Mama François. Icyubahiro gitare cyacu, turagushima ku ijambo ryawe, n'ukuri ritweretse uburyo rimwe na rimwe utwita abanyembaraga kandi twibona nk'abasuzuguritse, twibona nk'abadashoboye. Mwami, turagushima kuko wowe utarobanura ku butoni. Turagushima kuko wowe imbaraga zawe zitandukanye n'izacu, ibyo twibwira bihabanye kure n'ibyacu. Turagushimira uburyo ijambo ryawe ritweretse watoranije Gideon yumva ko adashoboye, yumva ko adakwiriye, ariko urangije umukoresha iby'ubutwari. Turagushima Mwami kuko haleluya wamuhaye mission yo gusenya ibicaniro bya Bayali byo mu nzu ya se. Mwami, niyo mpamvu duhagaze natwe, n'ukuri watugiriye ubuntu duha kukumenya. Turasenya natwe ibicaniro byose by'abadayimoni mu miryango yacu, turasenya ibicaniro byose bya Bayali, ibicaniro byose bitari ibyawe, ibitaguhesha icyubahiro byose turabyirukanye mu miryango yacu, aho dukomoka, mu izina rya Yesu. Mu ngo zacu twirukanye imbaraga z'umwijima zose. Mana, turashaka twubake igicaniro, turashaka Mwami habe igicaniro cyawe, habe Mwami haleluya icyubahiro cyawe gusa, aba aricyo kiganza mu muryango wacu, aba aricyo kiganza mu miryango yacu. Turanze twitandukanyije na za karande zose zo mu miryango yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turi ibyaremwe bishya, turi ubwoko bushya, turi abantu wiremeye haleluya, turi abatambyi watoranije. Mana, niyo mpamvu tuje duhagaze muri iryo jambo, duhagaze no mu isezerano ryawe, twitandukanije n'ikibi cyose n'ikitava kuri wowe cyose. Mana, tanga abana mu bana bawe abatsikamiwe kumara igihe kirekire Mwami, nk'uko Abisirayeli bari bakandamijwe n'Abamidiyani, ariko ngo baragutakiye uratabara. Natwe Mana turagutakiye ku bwa benshi batsikamiwe na byinshi bitandukanye, kugira ngo batabare. Mana, ukutabare igitare cyacu. Turagushima kuko ari we mutabazi dufite, kandi waravuze ngo tugutabaze uzadutabara. Mwami, rero turagutabaje kugira ngo uzutabare abarushye ni benshi Mwami, nukuri abaremerewe ni benshi. Reka baze baruhukire muri wowe, batabarwe nawe, bagirirwe neza nawe. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen.